turabashuhuje mwebwe mwese abadukurikiye kuri uru rubuga ibihe bya nyuma. Jewe uri kumwe namwe nitwa Daniel, nkaba nifuje ko tuganira ku bijyanye n'ibihe bya nyuma. Kuri uru rubuga hazagenda hacaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane tuzibanda ku nyigisho z'ibihe bya nyuma, n'inyigisho rusange ndetse n'inyigisho zisanzwe zose zijyanye n'ubukristo, ariko by'umwihariko kuba bigizemo uruhare ko runo rubuga rubaho, tuzigishirizaho cyane inyigisho za Bibiliya cyangwa se mu rurimi rw'amahanga theology. Imana rero ibaha umugisha mwebwe abadukurikiye mwese, by'umwihariko namwe abashizeho runo rubuga kandi mwifuje ko mwagiye mwifuza ko turuboneka kugira ngo tubagezeho inyigisho zitandukanye n'ibibazo bigiye bitandukanye mwagiye mutubaza n'ibyo muzatubaza tuzagenda dusubiriza hano. Twasanze rero ari byiza ko bitakwitwa iby'abanyeshuri gusa, ahubwo bizakwitwa ibya bose, kuko ibizahavugirwa bireba umuntu wese. Imana rero ibaha umugisha. Uyu munsi ikiganiro tuganiraho gifite umutwe uvuga ngo kuva i Babuloni kugera muri Amerika, cyangwa se kuva i Babuloni kuja muri Amerika. Hari nyuma y'umwuzure, ubwo Nowa n'umudamu we n'abahungu be batatu n'abakazana babo, ubwo ni abantu 8, ubwo bari basohotse mu nkuge. Nk'uko Imana yari basezeranije ko babyara bakororoka, barabyaye. Hamu arabyara, abyara umwe mu bana be witwa Kushi. Kushi nawe arabyara witwa Nimurodi. Bishatse ngo Nimurodi ni umwuzukuruza wa Nowa. Iki kiganiro rero turagihera kuri Nimurodi. Nimurodi mu mateka ari mu bantu ba mbere babayeho bigize abami batatowe. Ubwo abantu bari bamaze kugenda biyongera ku isi, Nimurodi we yafashe umwanzuro wo kubayobora. Bari bagiye baturuka cyangwa se batuye mu kamvuge mu kibaya cyitwa Shinari, wenda ibindi simbivugeho cyane, tuzagenda tubiganira mu buryo bwagutse, ariko abafite iyi silabisi bo muzabibona. Noneho wiyumvamo ko akwiye kuyobora abantu. Iri shaka yagize ntawe uzi ko ari ishaka ribi cyangwa ryiza, nta nubwo azi, ntawe uzi ko ari ry'Imana cyangwa irya Satani, ariko icy'ingenzi ni uko yabayoboye. Arangije abwira abantu bose bari baharara, babwira ngo Imana yarimbuye abasogokuruza bacu. Ntabwo natwe dushobora kwicara ngo dutegereze izaze kandi natwe turimbure nitumara kwiyegeranya se cyangwa tugwiriye tubaye benshi tugaragara. Ahubwo agira igitekerezo kivuga ngo we ari kubona icyamubera cyiza kandi cyabi cy'umumaro, ari uko bagomba gukora igikorwa kizatuma batongera kurimburwa cyangwa se ngo bongere gukurwaho, cyangwa se Imana yongere barimbure nk'uko yarimbuye abasogokuruza babo. Umunyamateka witwa Josephus yaravuze ngo icyatumye Nimurodi akora kino kintu nuko yashatse kurengera ikiremwa muntu. Aravuga ngo reka rengera ikiremwa muntu, Imana itazongera ikakirimbura, Imana itazongera ikagikuraho. Noneho hari icyarabase tugize ngo turengere ikiremwa muntu, ubundi byazagenda gute? Niba Imana yararimbuje abasogokuruza bacu amazi, umwuzure, imisozi ikarengerwa n'amazu batuyemo akarengerwa, twe n'iki twakora cyaruta imisozi? Nibwo bafashe umwanzuro wo kubaka umunara wiswe Babel. Umunara bazubaka ukarenga imisozi, ugatumbagira ukagera no mu bicu, ku buryo Imana itazagusha imvura izazamuka ngo umwuzure uzayisumbe cyangwa se uzayirengere. Babeli bisobanura urujijo. Noneho Nimurodi ubwaryo nk'izina byasobanuraga rebellion cyangwa se ubwigomeke ku Mana. Rero bivuze ngo Nimurodi yari ikigomeke ku Mana. Ariko iyo usomye mu bice 10 by'itangiriro, umurongo wa 8 kugera ku wa 10 baragusobanura akakwereka ngo wa Nimurodi wari umuhigi w'umunyembaraga imbere y'Uwiteka. Ibi nubwo yabikoze ntiyari umuntu usanzwe, ahubwo yari umuntu w'umunyembaraga, yari umuntu utari mu bantu basanzwe bo kuba badafite icyo bitayeho, ahubwo yari umuntu wumva ko ibihe bye byose yaba ayoboye abandi kandi yaba ari hejuru y'abandi. Ariko kandi ikintu cyari giteye ubwoba nuko mw'iryo shaka ryose yari arifite mu buryo bwo kwigomeka ku Mana, cyangwa se mu buryo bwo kwereka Imana ngo nubwo warimbuye abatubanjirije, kuri jewe ku gihe cyanje ntabwo bizashoboka, nzakora ibishoboka byose kugira ngo utazaturimbura. Nicyo cyatumye rero yubaka iyi nkuge cyangwa se yubaka uyu munara, yubaka uyu munara w'i Babeli, avuga ngo Imana itazongera iturimbure idukureho. Niwe tuza kuvugaho, niwe tuza gutangiriraho. Nimurodi yari afite mama wiwe yitwaga
Semiramisi reka mabwire ngo yari mama wa Nimurodi, ariko igitangaje yari n'umugore wiwe. Ikindi gitangaje, kuba mama we akaba n'umugore we ntibyarangira, ahubwo babyaranye n'umwana. Umwana babyaranye bamwitaga Tamusi. Uburyo bw'iki kintu cyangwa se iki kintu mwumva kitabaho, urumva ko mama wawe kukubera mama akakubera n'umudamu ni ishano. Nta nubwo kuba ngo sinuko ngo ni ikizira, birenze no kwitwa ikizira, ariko nuko byari bimeze. Rero ntabwo bizwi uburyo niba byarababaje Imana bikaba ngombwa ko yica Nimurodi, ariko Nimurodi yishwe n'urupfu rutunguranye abantu batamenye, ku buryo bamwe mu banyamateka batekereza ko wenda yaba yarishwe na nyina, kuko nyina yumvaga nk'umuryango family yari ifite imbaraga kiriya gihe, kumva uko bizavuga ko umwana we yamuteye inda, akibaza se umwana bazabyara Tamusi azitwa nde kuri Nimurodi? Ni umwana we akaba na murumuna we. Ese azitwa nde kuri Semiramisi ubwe mama wiwe? Ni umwana we akaba n'umwuzukuru we. So urumva ko ni ikintu kivanzemo ishano, niko navuga, cyangwa se uburyo burenze ku gutekerezo. Rero iyi nda itari yavuka, Nimurodi yarapfuye. Apfuye nta bundi buryo Semiramisi yari busobanure kino kintu, ahubwo hamwe n'imbaraga za Satani, niko twavuga n'ibitekerezo byari bipfuye byamuturutsemo, byarangirije atangarije abantu, arababwira ngo umwami wa Nimurodi nubwo yapfuye, ntabwo yapfuye gusa, ahubwo yahinduwemo Imana. Habaye nk'icyo twakwita reincarnation, yahinduwemo Imana, ari mu zuba, ubu ni Imana y'izuba, ubu ni izuba. Arababwira ngo ntibyarangiriye aho, ahubwo icyahabaye ni kimwe, nuko naje kumva nkabona imirasire yiwe injeho. Imirasire y'iraza irantwikira, nuko ndatwita, ntwita inda y'igitangaza y'Imana yanyu. Ubu ndahangaha ntwite inda ariko y'Imana yanyu izuba, ari nayo wahoze ari Nimurodi umwami wanyu. Bitewe n'imbaraga Nimurodi yari yareretse abantu, byatumye babyizera. Abantu batangira gukurikira iyo myizerere cyangwa se iyo misengere yo gusenga izuba, bitangira gutyo. Izuba batangira kurisenga. Iki ni nacyo gihe rero n'Imana iri mu ijuru yitegereje, kuko aba bantu impamvu bageraga ku cyo bashaka cyose, n'uyu munara babashije kuwubaka bavugaga ururimi rumwe gusa. Imana ngo iritegereza, ibona ko ibyo bitari kuvamo, reka tuvuge gutyo, iravuga reka tumanuke tubanyuranye indimi, bareke kumvikana, tubatandukanye. Imana byarangiye icyo ngicyo gikoze ikigeraho. Imana ibanyuranye indimi, ariko reka mbabwire mwebwe abadukurikirana, nuko ibanyuranije indimi bagiye ahatandukanye mu mfuruka enye z'isi, cyangwa se muri direction zitandukanye, mu byerekezo bitandukanye, ariko bagendana bwa buyobe bwo gusenga izuba. Aho bageze hose uwagiraga ikibazo yarapfukamaga akerekeza ku zuba agasenga izuba. Umurwayi yarwara bagahamagara izuba, yakira bagashima izuba, bakavuga ngo Imana yacu iri gukora. Ubuyobe bubaho gutyo, bakomeza gutyo, ubwo izuba ryamamara gutyo, rikura gutyo, basenga izuba. Imyaka 100 irarenga, 200 imyaka, imisengere y'ikigirwamana cy'izuba iragenda irakura, iba myinshi ku isi. Ubwo nagira ngo mbwire ngo wowe uri kunkurikirana, iri ni ryo tangira cyangwa se niko kuvuka k'ubupagani. Ibi wumva ngo ni ubupagani, ibi wumva ngo ni ubuyobe, naho byavutse. Ubu nibwo buyobe bwa mbere bwari buremereye bwabayeho mu mateka y'isi, bwayobeje ikiremwa muntu, kandi mu buryo burebure cyangwa se mu buryo bwinshi cyane. Nk'abagiye biga ibyo twita mythology, cyangwa se ibyo kwiga ibintu by'Imana zitandukanye, nicyo twita Egyptian mythology. Ibi ni imyigire y'Imana zo muri Egypt cyangwa muri Egiputa. Hari icyo twita wenda ngo Roman mythology, ni imyigire y'Imana z'Abaroma. Hari n'iza Babylonian mythology, ni imyigire y'Imana z'i Babylon, n'ibindi bitandukanye. Northern mythology n'ibintu byinshi abagiye biga amateka cyangwa se ibintu bijyanye na za theology bamwe barabyize. Muri iyi myigire, muri izi Mana, usanga haragiye habamwe ibintu bisa na Yesu na Mariya. Ariko kandi igitangaje nuko Yesu atari yakaje. Nk'aha ngaha byagiye abantu basenze izuba, bageze aho bafata aho Semiramisi yaze kuzapfira, ndetse na Nimurodi ibyo byari byararangiye mbere, na Tamusi agapfa umwana wabo. Byageze aho bagira ikigirwamana cyangwa se igishushanyo,
bashyiraho igishushanyo kivuga ngo uyu ni Semiramisi, nyina w'Imana yacu, uyu nawe ni umwana w'Imana yacu y'izuba. Noneho bikagaragara hakaba igishushanyo cy'umudamu ufashe umwana, uyu mudamu akaba ari Semiramisi n'umwana we Tamusi. Biragenda birakura, ndetse n'uyu munsi ari byo mubona byazamutse, turaza kubivugaho, ari cyo gishushanyo cya Mariya na Yesu muri Katolike, ndetse n'izindi nsengero zigiye zibaho n'aba-Orthodox. Ibyo bishushanyo barabigira n'izindi nsengero zihari, ariko si ukuvuga ngo wowe uri kunyumva iki gishushanyo ubaye uri mu Katolike, fosha kino gishushanyo abantu bagenda bagapfukama imbere, hari n'abagenda bacikoreye mu mihanda bavuga ngo umubyeyi wacu Mariya, ndetse n'amasengesho atandukanye muri za gatigisi muri bindi ngo dusabire ku mwana wawe Yezu. No, ibi bintu barababeshe. Iyi niyo mva n'imvano yabyo, ndaza kubabwira uko byagenze, uze kunkurikirana neza umenye impamvu musenga ibitariho. Sindi bukubwire ngo musenge ibigwamana, ariko ndakuvuga ngo musenge ibishushanyo, kubera kuko sindi bukurenganye, ntiwabyigishijwe ntiwabibwiye, ariko naje gukubwira ukuri ngo nkwerurire nkubwire impamvu usenga nabi. Ngo niba uruhinduka uhinduke, niba uruhindura n'imisengero uyihindure, kuko Yesu abasha kukumva bitagusabye kubanza gupfukamira uwo wita nyina, kandi uri gupfukamira Semiramisi, uri gusaba ngo umwana wiwe hariya muri kiriya kiganza cya kiriya gishushanyo uriya mwana, uwo ni Tamusi, ntabwo ari Yesu. Ubupagani rero butangira gutyo. Ariko iyo tugiye kwitegereza mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 14 na 15, ahangaha naho inzoka yari imaze kuyobya umwana w'umuntu inyuriye muri Eva, imushutse ariye ku itunda. Abantu benshi ritunda nabo murivuga cyangwa se mubyizera mu buryo butandukanye. Mu minsi yashize umuntu umwe yarambajije, kandi yari serious cyane kuko yatanzeho na comment nyinshi, ndatekereza ko mu bankurikira nawe arimo. Yarambwiye ngo sinumva ukuntu ari itunda, ariko byatewe n'ukuntu yari yarigishijwe. Arabangura itunda, abantu benshi baryita ubusambanyi. Agerageje no kunsobanurira kumbwira ngo iri tunda nawe urabibona ngo ni itunda bariye, ngo bigaragara ko bambaye ubusa. Asobanura impamvu nyinshi zerekana ko ari uko Eva yaryamanye n'inzoka. Ampa n'urugero rwa Kayini ngo ni gute yiswe umwana w'inzoka, atanga n'urwa Abeli, ariko izo zose ni inyigisho z'ubuyobe. Namusobanuriye buryo kiko Imana itayoboye kwita itunda n'ubusambanyi. Dusanzwe tubizi muri Bibiliya ubusambanyi bwiswe ubusambanyi. Dawidi yasambanye na Batisheba, byitwa ubusambanyi, ntabwo byiswe kurya itunda. Uriya mudamu wafashwe asambana n'ibindi bitandukanye. Mariya Magadalene yirukanwamo abademoni 7 b'ubusambanyi, ntabwo bavuze ngo n'abademoni 7 bitunda. So ubusambanyi n'ubusambanyi Imana izi kwita icyaha mu izina ryaco. Nitunda nitunda rya ritunda risanzwe n'iyisomye mu Itangiriro, ubona ko muri Edeni cyo giti cyarimo gusa, ahubwo hari harimo n'igiti cy'ubugingo. Rero nitunda bariye. Nawe niba waruzi ngo wenda ngo Eva yaryamanye n'inzoka, no, yari itunda ry'igiti, yari itunda ry'igiti. Rero hano bigaragara ngo inzoka imaze kumuyobya, ibi bibayeho, Imana yaraje ivuma inzoka, irayibwira ngo ibihe byo kubaho kwawe uzokuruza inda hasi mu mukungugu, kandi uzarya umukungugu. Iramubwira ngo ariko n'ikindi kandi nshize urwango, nicyo nashatse kuvuga aho, ruri hagati yawe, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'uyu mudamu, rw'uyu mugore. Aravuga ngo nutanga urubyaro rwe uzomukomeretsa agatsinsino, ariko nawe azokumena umutwe. Mu buryo busanzwe ntabwo Imana yari iri kuvuga uburyo mugenda mukica inzoka muyimennye umutwe, no, ngo kuko uyitanze kuyibona ngo uyimennye umutwe. Hari n'abizera ibihuha bihaba byo kwanga ngo wishe inzoka ngo ababarirwa ngo ibyaha 7. No, nta na kimwe wabarirwa, uba wishe igisimba nyine cyari kukurya ukagira ikibazo, nkuko na scorpion n'ikindi cyakuriye cyagusigamo ubusabwe, nkuko n'imbwa idakingiwe yokuruma ukabamo ubusabwe. Rero iyo bica bakubita ku mutwe, of course nuko ariho inzoka ipfira vuba, ariko se bwo wakubwira ngo yire kuyitememo kabiri, uribwira ngo yakongera ikihuza ikabaho, n'ubundi gupfa yapfa. Imana yavugaga rero ngo nukumena umutwe w'inzoka n'urubyaro Imana yari ivuze rw'umugore. Ubundi urubyaro ntirwitwa rw'umugore. Mu moko yose y'isi abana bitirirwa aho se akomoka, ariko kwitwa umwana w'umugore ndagira ngo iki kintu cyumve.
ni Yesu wavugwaga ahangaha. Nuko Yesu ari we mwana w'umugore wabayeho hatabanje kubaho guhura k'umugabo n'umugore. Aha rero ni mu buryo bw'ubuhanuzi bwari buhishwemo, aho Imana avuga ngo umwana w'uyu mugore, urubyaro rwe ni Kristo wavugaga, kuko niwe muri uwo mudamu, muri uwo mugore nimwo Kristo yari kuzaturuka aje akambara umubiri, akaba ruzabasha kumena iyi nzoka umutwe. Ariyo mpamvu mubona tunesha Kristo gusa, tunesha Satani gusa ari uko twanyuriye mu maraso ya Kristo. Tubasha kunesha Satani tunyuriye muri Kristo, tubasha gutsinda ikibaho cyose Satani aduteje tunyuriye muri Kristo. Niwe mwana cyangwa se nirwo rubyaro rw'umugore rwari kuzamena uyu mutwe wa Satani. Iki ngiki cyumvikane kugira ngo mu byo tuzanyuramo byose bizagende byumvikana. Ariko ndagira ngo nkwereke uko Satani, kuko yabaye mu ijuru, yarazi ibi byose byapanzwe, ibyo bamwe bita ngo ni inama y'agakiza, yarabizi ko Kristo azaza. Ubu buyobe bwo kuvuga ngo habeho ibisa na Yesu, habeho ibisa n'urubyaro cyangwa no kuvuka ku buryo Yesu yavutsemo, habeho ibintu bisa na Mariya na Yesu, habeho Semiramis na Tamusi, habeho na Isis na Horasi. Aho ni mu myizerere y'Abanyegiputa, aho Isis ari umwana wa Horasi. Horasi, yes, Horasi ni umwana wa Isis. Aho bigaragara ko nawe mu kuvuka kwe byari uburyo bw'igitangaza budasanzwe. N'ubundi byumvikana ko Horasi yavutse mu buryo bw'uko Isis yabyaranye n'Imana, mu buryo buri aho buvangiye ukuntu. Reba igishushanyo cya Madonna afashe umwana. Ibyo byose ni ibintu Satani yazanye mu mitwe y'abantu, ariko cyane cyane ku gusengwa kw'izuba, kuko yari azi ko mu myaka izaza hari urubyaro rudasanzwe ruzaza, ari we Kristo. Hari ukuvuka kuriho kudasanzwe. Nicyo cyatumye azana ibisa nabyo mbere, kugira ngo Kristo azaze kuvuka imitwe y'abantu benshi yaramaze kuyoba. Reka mbabwire bene data, n'uyu munsi ku isi hariho abantu benshi batizera Kristo. Bibaza se, niba bigaragara ko habayeho kuvuka gusa gutya mbere y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi yuko Yesu avuka, hawe ukamuzi Yesu ujeje wundi ari we twizera. N'uyu munsi hari abantu bakizera ko izuba rikomeye. N'uyu munsi hari abantu bakizera ugeze muri Egypte bizera ko injira ugere no mu Buhinde n'ahandi, riba abasenga za Buda n'ibindi, bazizera mu buryo buremereye bukomeye n'ibitangaza Imana ibakorera, kuko ari biremwa muntu. Imana ni inshingano zayo kubagirira neza, bizera ko ari Imana zabo zibikora. Ariko Satani yatambitse uwo mutego kuva kera kugira ngo Yesu azabure umwanya mu isi, ariko ntibishoboka cyane. Rero iyi niyo shingiro cyane y'ibiganiro tuzagira, nk'uko ikiganiro twakise ngo ni ukuva i Babuloni ukagera muri Amerika. Why? Mu mateka y'ikiremwa muntu cyangwa se mu mateka y'uburyo bw'ubuhanuzi, aho Imana yatangiye guhishura ibizaba, dufata imyaka 2500 mu mateka kugeza uyu munsi. Impamvu twita 2500 nuko dufata imyaka 2000 tumaze ku isi, ariko aho naho duheraho Yesu aziye. Mbere ya Yesu dufata imyaka igera muri 600, duhereye ku gihenda aho ubuhanuzi bwatangiye kugaragara bw'ibizaba cyangwa se ibizaza. Duhera kuri Daniyeli. Amateka ya Daniyeli atangira mu gihe cyari kigoye ku Bisiraheli, ndetse cyari igihe giteye ubwoba. Ni igihe kigaragaraho Isiraheli yari yaranze kumvira Imana cyangwa se yaravuye mu masezerano. Noneho kuva mu masezerano kwabo bibatera itandukaniro ryabo hagati n'Imana, cyangwa se ribatera kubaho batari kumwe n'Imana nk'uko yagombaga kubana nabo. Imana ibatumaho abahanuzi batandukanye, Imana ibatumaho intumwa zitandukanye zibamenyesha ko bakwiye kwegerana n'Imana, bitaba ibyo ngibyo kwizabateza ibibazo, ndetse n'igihugu cyabo yabahaye uko yari yagisezeranije abasegokuruza babo ko kizatwarwa kigatwarwa n'umwami w'abanyamahanga. Daniyeli, iki gitabo cya Daniyeli gifite ibice 12, ariko ibice uko ari 12 niwe wenyine wabyanditse n'ukuboko kwe, uretse igice cya 4 cyanditswe n'umwami Nebukadinezari. Iki gice yacyanditse ni murebe igihe yari amaze imyaka 7 yaragiye kurisha n'inyamaswa mu ishyamba, nk'uko n'undi byari byarahanuwe mu nzozi yari yararose muri ibyo bice, nazo zasobanuwe na Daniyeli. Amaze imyaka 7 agarutse, nawe yahamije Imana ya Isiraheli, Imana yaremye ijuru n'isi. Niko kwandika igice cya 4 kivugamwo imirimo y'Imana no gukomera kwayo. Nebukadinezari yivugiye akoresheje akanwa ke, yanditse n'ukuboko kwiwe.
rero reka turebe duhere ku gice cya kabiri cya Daniyeli, niho hantu dushaka kwitegereza cyangwa se kwibanda cyane. Turebe muri aya mateka y'imyaka 2500 yo mu mateka y'umwana w'umuntu, duhereye mu myaka 600 mbere y'uko Kristo aza ku isi. Ni ibihe bintu byagaragaye cyangwa se ni ubuhe buhanuzi tugenderaho butwereka ngo Imana twizera ni Imana idahinduka, ni Imana ihagarara mu itangiriro ikamenya iherezo kandi ikagaragaza iherezo, ikavuga ibitari byaba, abantu bakazagendera kuri uwo murongo cyangwa se icyo twita timeline. Ibice bibiri byerekana Nebukadinezari ari ku buriri bwiwe aryamye abona inzozi. Abonye inzozi akangutse asanga yazibagiwe, ariko nubwo yari yazibagiwe umutima we wari ugifite amatsiko yo kwibaza ngo inzozi narose ni inzozi nyabaki, ni inzozi zisobanuye iki. Umutima wiwe akomeza kugira amatsiko yo kumva ko akeneye gusobanukirwa izo nzozi. Bibiliya iratubwira ngo hari abanyabwenge. Mwaba abanyabwenge hari harimo abasore b'Abisiraheli b'Abayuda bari baranyazwe nk'uko Imana yarabasezeranyije ngo igihe muzaba mutanyumviye nimutwumvira, kuko yabatumye abahanuzi batandukanye barimo ba Yeremiya n'abandi. Rero igihe cyarageze ko kwibateza umwami uva mu majyaruguru turaza kuhabona, araza atwara bamwe mu basore b'indakemwa b'abanyabwenge kandi b'uburanga bo mu Bisiraheli. Nibo ba mbere batwaye mbere yuko abandi bazatwarwa. Batwarwa kugira ngo bagende bige imico, bige sosiyete yaho, bige imitegekere, bige politike yaho, bige umuco waho, ndetse bige n'imyizerere yaho n'imana zaho aba arizo basenga. Muri aba harimo Daniyeli. Noneho aba banyabwenge b'Abakarudaya bari benshi. Igihe umwami yarose zino nzozi ngombwa ko abatumaho ngo baze bazisobanura. Bahageze arababwira ngo mu by'ukuri naraye ndose inzozi ariko sinzibuka. Ariko kuko rimwe abanyabwenge byitwa ko mu bantu bahani Babuloni mwe mumenye iby'abandi batabasha kumenya, mwe musobanukirwa iby'abandi batasobanukirwa, mwe muzi iby'abandi batazi. Nari mbahamagaye ngo mumbwire inzozi naraye ndose ariko nkaba ntabasha kuzibuka, nimumara kuzinyibutsa munazinsobanurire. Baramubwira ngo databuja icyo tubwira ntikibaho kirenza no gutekereza kwacu, ni nkaho uri kutubwira kureba mu mutwe. Yaratangaye cyane aravuga ngo nta mwanya mfite mungirire vuba. Baramubwira ngo databuja tubwira inzozi warose tuzisobanure. Yumva nawe ntibibaho kuko yarazi aba ni abantu bahabwaga umushahara, bahemberwaga ko ari abanyabwenge, ari abamajisiye, ari abashitsi, ari abapfumu, ari abantu bazi ubwenge budasanzwe. Birangije byabaye ngombwa ko ashiraho itegeko, abwira witwaga Ariyoki, aramubwira ngo ababicwe bakurweho. Ntaco bamariye igihugu, nta nico bamariye. Itegeko rishirwaho, ariko kandi aho Daniyeli yari ari na bagenzi biwe bumva ko habaye itegeko rivuga ngo abanyabwenge bose nibicwe. Nicyo cyateye Daniyeli kuza yihuta abaza Ariyoki, aramaza iri tegeko ryikubagaho ryo kuvuga ngo twicwe ryatewe niki. Ariyoki yari umukuru w'abarinzi barinda umwami, amusobanurira igihari. Daniyeli aravuga ngo ushobora kuntwara imbere y'umwami. Bagenda imbere y'umwami, umwami aramubwira ngo muduhe igihe gitoya natwe dushobora gusobanura izo nzozi. Daniyeli na bagenzi be baragiye barasenga nijoro mu nzozi nk'uko birivuga, barota za nzozi Imana inyurira muri Daniyeli irabimuha. Daniyeli baraza babwira Ariyoki, abazana imbere y'umwami bamusobanurira inzozi. Ariko se kubera iki tugiye gutangira n'iki gice? Inzozi Nebukadinezari yarose nta zindi, yarose igishushanyo ngo kinini cyane giteye ubwoba ariko ngo kirabagirana. Umutwe wacu wari zahabu, amaboko n'igituza byari ifeza, inda n'ibibero ngo byari imiringa, amaguru yari ibyuma, wagera ku birenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ibi bintu uko ari bine nibyo tugiye gusobanura. Daniyeli aramusobanura mu nshamake kuko nzi ko abenshi ibintu babizi. Uyu mutwe w'izahabu amubwira ko ari we n'ubwami bwe, ari Nebukadinezari n'ubwami bw'i Babuloni. Amaboko n'agatuza ko ari ubwami buzaza bukabusimbura, nabwo buzaba bukomeye buyoboye isi yose nk'uko ubwami bw'i Babuloni bwari buyoboye isi yose icyo gihe. Ariko ngo nyuma y'ubwo ngubwo bugiriranwa n'ifeza hazaba ubundi bwami nabwo bubusimbure, aribwo buzagereranywa n'umuringa nabwo bukomeye. Nyuma yabwo hazaza ubundi bwami. Ubu bwami buzaba nabwo bukomeye bwagereranijwe n'umuringa. Nyuma yabwo ariko hazaza ubundi bwami bukomeye bw'ibyuma. Arimo ngo nk'uko ibyuma bishobora kujenjagura bigashwanyagura izahabu, bigashwanyaguza ifeza, bigashwanyaguza n'imiringa, ubwo bwami nibwo buzaba bukomeye kuruta ubwami bwose buzaba bwarabubanjirije. Arimo ngo ari kwibuka icyo gishushanyo ubwo wakirebaga haje ibuye riturutse ku musozi.
ariko ngo ryari ibuye ritakuwe n'ukuboko k'umwana w'umuntu, ariko ngo ryaraje rikubita ibirenge by'iki gishushanyo, nacyo cyose kirashwanyagurika, izahabu irashwanyagurika, ifeza zirashwanyagurika, imiringa irashwanyagurika, kugeza aho na bya byuma byashwanyagurika, ngo ndetse ngo biratumuka bimera ngo biratumuka ngo bimera nk'inkumbi cyangwa se nk'umurama utumura aho bahurira, ngo biragenda bitwarwa kure biburisha ikizu. Ariko iryo buye ryabishwanyaguje ngo rirakura riba rinini, ngo rihinduka umusozi munini, ryuzura isi yose. Ibi ni byo bintu by'ingenzi cyane ngira ngo mva, ariko tugiye kuvuga kuri ubu bwami bwa kane bw'ibyuma. Ubwami bwa kane bwavugwaga bw'ibyuma ni ubwami bw'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma bugereranywa n'ibyuma, ariko ikintu gitangaje ni ku maguru. Twese tuzi ko amaguru ni abiri. Kubera ko amaguru ari abiri, nuko amaguru ari abiri of course, ariko byari ibyuma. Noneho tugeze ku birenge, mwibuke ibirenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ibirenge bigira amano 10. Icyo ndagira ngo twinjire ku buhanuzi noneho neza tubunyuremo gatoya, kuko iyi ari igice cya mbere, ari introduction y'ibintu byose tuzagenda twiga tugendeye ku cyo twakwita eschatologie, wenda kubankurikirana nk'abanyeshuri bisanzwe, cyangwa se ikiga kugaruka kwa Kristo, cyangwa se ibihe bya nyuma. Noneho iri buye ryakubise rikabimena ni ubwami bw'Imana, kuko rero ngo ubwo bwo ni ubwami buzabaho ntibuzasimburwe, bukazaba ari ubwami bw'iteka ryose. Ariko kandi ageze no ku ubu bwami bw'ibuye, cyangwa ubu bwami bwakubiswe n'ibuye, ubu bwami bw'ibyuma bw'Abaroma, ariko ngo ubu bwami ntabwaje mu buryo bugaragara ngo busimbura, ahubwo ni ubwami buzigabanyamo. Ariko ngo ni ubwami buzaba bukomeye, ngo ndetse bwashatse aho bwivanga n'abana b'abantu. Iyo usomye no mu bice 7 bya Daniyeli yasobanuye ko abona nanone izindi nyamaswa enye zaturutse mu nyanja. Izi ndagira ngo zigereranye n'ubu bwami bune cyangwa se ibice 4 by'iki gishushanyo. Ariko ngo inyamaswa ya mbere igeze mu bice 7 bya Daniyeli ngo yari intare. Iyi ntare ngo yari ifite amababa. Ariko ngo inyamaswa ya kabiri yari idubu. Idubu nayo ngo yari ifite imbavu z'amagufa 3 mu kanwa kayo. Ariko ngo inyamaswa ya gatatu yari ingwe. Ingwe ngo yari ifite amababa 4, ikongera kandi ikagira n'imitwe 4. Avuga inyamaswa ya nyuma ngo yari iteye ubwoba, ifite ngo yabashije gushwanyaguza isiribanga ibintu byose bikuraho, ngo yari ifite imbaraga. Iyevye ngo ni inyamaswa yari ifite imbaraga, ngo yarwanije n'abera ibasha no kubanesha irabatsinda. Ariko ngo ikintu cyari gitebwa ngo imikaka yayo ngo yari ibyuma. Nk'uko ubwami bwa kane bwari ibyuma, niko n'imikaka y'inyamaswa ya kane iteye ubwoba yasiribanze ibintu byose ikabishwanyaguza, ndetse n'ikigeretseho ikanesha n'abera barwanije, imikaka yayo nayo yari ibyuma. Iyi nayo ndashaka kumvisha ngo umenyeshe ngo iki gishushanyo uko gihagaze ari ubwami bune, ari bwo bwami bw'Abaroma, izahabu ari nayo ntare mu bice 7. Uko amaboko n'igituza byasobanuraga ifeza, ari bwo bwami bwa kabiri bw'Abamedi n'Abaperesi mu byibuke gihe cya Kuro bwasimbuye ubw'i Babuloni, niyo dubu mu bice 7 bya Daniyeli, aricyo gisimba cya kabiri. Noneho wamanuka uko yageze kunda n'ibibero ari imiringa, ari bwo bwami bwasimbuye ubw'Abamedi n'Abaperesi, ari ubwami bw'Ubugiriki kuwitwa Alexander the Great cyangwa se Alexander the Great kubiza amateka. Niyo nyamaswa ya gatatu yari ingwe. Iyi ngwe yari ifite imitwe 4 n'amababa 4. Mu byibuka biza amateka, Alexander the Great apfuye avuyeho ubwami bwe bwagabanijwemo 4 cyangwa se bwafashwe n'abajenerali be 4. Ibyo tuzabivugaho mu buryo bwagutse. Noneho ariko icyo nshaka kuvuga nuko bwari ubwami bwari bukomeye, bufite amenyo cyangwa se imikaka y'ibyuma. Ikindi kirenze, urabona ko bisa neza. Rero ngira ngo mwebwe abankurikirana nk'abanyeshuri cyane, ariko n'undi wese, kuko ibi ni ngombwa ko mubimenya bitewe n'igihe turimo ndetse naho turi kugana, nuko ubu ari ubwami bwose, cyangwa se ubu buhanuzi bw'ibice 2 n'ubuhanuzi bw'ibice 4 bw'ibice 7 birasa ntibitandukanye. Niyerekwa ritandukanye mu buryo bwo kugaragara n'amaso, ariko risobanura ikintu kimwe. Reka tuvuge rero ko ubu bwami bw'ibyuma, tuvuge ko ubu bwami bw'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma bwari buriho cyangwa se bwabayeho ubwo uko bwagiye busimburana, kuko ingoma yabo
yatangiye, sinaja kwa ngo yatangiye wenda vuba, ko yatangiye muri 16 mbere ya Yesu, kuko Nebukadinezari w'ingoma yiwe cyangwa se ingoma y'Abaroma yariho muri 539, mu gihe ingoma y'Abagiriki yakurikiyeho ku gihe cya Alexandre le Grand yatangiye muri 331 irazigera mu 168. Noneho byagiye bikomeza kugera igihe Abaroma byitirirwa ko officially nabo babaye ubwami ni muri 16, aho hagati naho harimo amateka menshi ariko tuzagenda tuyabona. Noneho ikintu cy'ingenzi abankurikirana ku gihe cy'uwitwa Diocletian umwami w'Abaroma hari muri 258. Ndagira ngo mwibuke ko ingoma y'Abaroma yari ikomeye cyane. Iyi ngoma y'Abaroma nk'uko ari ibyuma bibasha kumena ifeza bikamena izahabu bikamena imiringa, mubyibuke niyo ngoma yakomeye y'ubwayo, ni nayo ngoma Yesu yavutseho. Mubyibuke Yesu avuka yavutse ku ngoma y'Abaroma. Niyo mpamvu ririya buye ryasobanuraga Kristo cyangwa ubwami bwa Kristo bwaje kumena iki gishushanyo cyose. Ari ubwami buzasimbura, bwagomba gusimbura ubwami bwose bw'isi bwabanje n'ubwari buriho ico gihe bw'Abaroma bukomeye. Yesu avuka ico gihe ari ryo ryabuye. Uretse n'ibyo mu ngoma y'Abaroma niyo ngoma Yesu yapfuyeho muri 31 abambwe ku musaraba. Ingoma y'Abaroma muri 70 tuzabireba muri mu mateka y'itorero. Abasirikare b'Abaroma nibo baje Yerusalemu basenya urusengero rwa Salomo barasahura n'ibindi byose. Ubwo ushobora kwibaza se ko rwarimo isanduku y'isezerano, mwibuka ibyarimo n'imizingo n'ibindi, mwibuka inkoni ya Aroni yarabije, ibyo byose wakwibaza ngo biri hehe? Reka nkumenyeshe ngo n'ubu birahari, hari aho biri ku isi, kuko mubyibuke kuva ico gihisi ntirarangira, irahari n'ejo bundi. Ibyo byose wakwibaza ngo biri hehe? Hari aho biri, tuzagenda tubivuga mu mateka atandukanye, ndetse bifite amateka aremereye na ririya cumu ryakubiswe mu rubavu rwa Yesu. Rero niyo mpamvu ngushishikarizaho nkurikirana ngo tuzakurikirane amateka agiye atandukanye kandi atureba twese nk'abakristo ndetse n'abatari abakristo. Rero turi kwerekeza ku musozo wa kino kiganiro, kuko iyi ngiyi ariyo mizi y'ibyo tuzaganiraho byose. Muri ibi bice 7 ikintu gikomeye kuri inyamaswa ya kane. Iyi nyamaswa nagize ngo nyivuge mu buryo yari ifite imitwe 10. Yari ifite amahembe 10. Muri aya mahembe 10 yuri gusoma ngo amahembe haje kubonekamo akandi gahembe gatoya. Agahembe gato kazamutse ngo kari gafite amaso nk'ay'umuntu, ikindi kari gafite umunwa kavuga nk'umuntu, ariko ngo kavuga ibikomeye, ngo ndetse kavuga n'amagambo yo gutuka Imana. Mu gice cya 2 tuzavuga ko aka gahembe gatoya, aka gahembe kazamutse ngo imbere yako andi mahembe 3 muri ayandi 10 ya mbere yahise akurwa, arimbuwe pe akurwaho, hasigara 7 n'aka gahembe. Ese kubera iki? Aho twavuze ngo ubu bwami bwaje kwigabanya mu bwigabanijemo 2 nkuko amaguru ari 2 bya byuma, bwigabanyamo 2 ni ku gihe cyitwa Diocletian. Ubwami bwarakuze buzamutse, noneho aho yaje gusimburwa na Constantine bwari bumaze kugera igihe ubwami bw'Abaroma bufasha isi yose, umuntu atabasha kubukontorora yicaye i Roma, ahubwo biba ngombwa ko babugabanyamo 2, haba iburasirazuba n'iburengerazuba. Iburasirazuba naho icyicaro cyarahitwa Byzantium. Ku gihe cya Constantino, abize amateka mu byibuke haje kwitwa Constantinople, niyo Istanbul y'uyu munsi hariya muri Turkey, muri Turikiya. Hayoborerwa aho ngaho, noneho iburengerazuba rero hasigara i Roma. Ubwami burakura ku buryo noneho Roma ubwo urumva yigabanijemo 2, ari byo bya byuma. Ariko ntibyarangiriye aho ngaho, nuko yaje gukomeza icikagurikamo uhereye muri 351 ukagera muri 476 nyuma ya Yesu. Roma yaje gucikagurikamo kuko niko byari byarahanuye isomye muri Daniel bice 241 ukomeza, bikwereka ko ubwami buzakomeza kugira ngo bushake kwigira ubukomeye cyangwa se bwishire hamwe, ariko bitazashoka. Kuko ndashaka kwereka ngo impamvu twiga ibihe bya nyuma, impamvu turi kuri icano twayise ibihe bya nyuma, nuko nshaka kwereka ngo ibyavuzwe n'Imana ntibihinduka. Shaka kwerekana impamvu isi uyu munsi imeze gutya nuko ari ukubyahanuwe. Impamvu ubona bimeze gutya, impamvu mubireba isi iri kwangirika gutya, impamvu mubibona hari kuza ibi byorezo niki nkuko byagiye bihanurwa, cyangwa se isi iri gusa gutya, impamvu mubona corona, impamvu mubona amateka yose ahagaze gutya, tuzabibonaho mu bice bigiye kuzakurikira, kuko iri ni itangiriro ry'ibice bizakurikira.
ariko ni ibyahanuwe kera kandi byavuzwe kera. Kubera iki byavuzwe ngo iki gisimba cyangwa se ubwami bwa kane bino byuma ngo imikaka yayo yari ibyuma ngo ariko ngo cyabashije gusiribanga ibintu byose ndetse no kurwanya imbaraga z'abera no kubanesha. Baje kwigabanyamo nk'uko ikirenge hariya twabonye ngo ku gishushanyo ku birenge ibyuma byivanze n'ibumba, ariko mbibutse ngo ikirenge ni mu birebe kigira amano 10. Abaroma rero kukwereka ngo ibi byose byari ubuhanuzi budahinduka, ibyo Daniyeli yabonye nuko Uburoma bwageze aho buza gucikagurikamo bigera bihinduka ubwami 10. Ubwami 10 tuvuge ngo harabitwaga abaremana baje guhinduka Germany y'uyu munsi iriya mureba muri Union Européenne, haza aba Burgundians baje guhindukamo Ubusuwisi cyangwa se Switzerland, haza aba France abo ni Ubufaransa hari i Paris, aba Lombards niyo Italiyani y'uyu munsi, Roma hari i Vatican, haza abitwaga Saxons ni Ubwongereza, haza aba Suevi ni Portugal, haza aba Visigoths iyo ngiyo ni Spanish cyangwa se muri Espagne. Ariko hari andi mami atatu abitwa aba Helulai, abo baburi urengero, abitwa aba Ostrogoths baburi urengero, abitwa aba Vandals baburi urengero. Kubera iki? Nuko ka gahembe kameze kakarimbura atatu muri ya mahembe 10 y'iki gisimba cyangwa se inyamaswa, niko n'igihe cageze ku gihe cy'umwami umwe bitaga Justinian. Ku gihe cya Justinian habayeho icyitwa decree cyangwa se code yavuze ngo icyo gihe nibwo Constantine yatangaje aravuga ngo noneho Bishop w'i Roma niwe ukuriye amatorero yose cyangwa se niwe mutwe w'amatorero yose. Iyi decree imaze kuvaho cyangwa se iryo tegeko rimaze kujaho, byabaye ngombwa ko Uburoma butangiye cyangwa se itorero ritangiye kuba ari ryo riyobora na politiki. Bivuga ngo Roma uwari uyihagarariye Bishop wayo ni nawe wari umuyobozi wa leta akaba n'umuyobozi w'itorero. Ibi bisobanuye iki? Nkuko tubonye ko ubwo yari yigabanijemo ibice 10 aya moko tubonye cyangwa ari nayo mami tubonye, agahembe gato kazamuka kagakuraho amahembe atatu, aribwo bwami bwazamutse bugakuraho ubundi bwami butatu, hagasigara ubu bwasigaye mbabwiye. Hasigaye Union Européenne murebe uyu munsi igizwe na Germany, ikagirwa na Switzerland, ikagirwa n'Ubufaransa na Italy n'Ubwongereza na Portugal, ikagirwa na Espagne. Ariko si ubundi butatu bwagiye he? Aba Helulai bagiye he? Aba Ostrogoth bagiye he? Aba Vandals bagiye he? Ku gihe cy'uwitwa Justinian yaje gutegeka. Kubera iki? Abaroma bashatse ko abantu bagendera ku myizere yabo. Kubera iki byagenze gute? Nkuko ubona ibumba riri kwivanga n'ibyuma, ahangaha muri ubu buhanuzi ibumba risobanura itorero. Itorero kubera iki? Iyo ugiye muri Yeremiya ibice 18 umurongo wa mbere kugira kwa gatandatu hakwereka Imana ibwira Yeremiya ngo nibagende baje ku mubumzi. Ageze ku mubumzi asanga umubumzi ari kubumba, ariko ngo ikibumbano cye yabumbaga mu ibumba ngo gihombokera mu ntoki ze. Imana ibwira Yeremiya ngo bwira Isiraheli ngo uko niko bameze mu biganza byanje, uko niko bateye, kuko nibumba mu maboko y'Imana cyangwa se mu kuboko kw'Imana. That means bisobanuye ngo Isiraheli yakiriya gihe igereranywa n'itorero ry'uyu munsi. Uyu munsi itorero ni twe bumba mu maboko y'Imana. Iyo urebye muri Yesaya 64 umurongo w'8 aho Imana ivuga ngo n'umubumzi natwe turi bibumbano mu ntoki ziwe, bivuga ngo iryo niryo torero ry'uyu munsi. Rero ibumba mu buhanuzi ryasobanuraga itorero. None ku gihe cya Roma itorero ryari rimeze gute? Ari nacyo gihe cy'ubwami bw'inyamaswa, kandi politike yari imeze gute? Nuko icyari politike ari nacyo cyari itorero. Icyari itorero ni nacyo cyari leta. Rero byari byivanze, niyo mpamvu ku birenge by'iki gishushanyo ibumba ryariho ryivanga n'ibyuma. Ariko Daniyeli aza gusobanura ngo nkuko bidashoboka ko ibyuma byakwivanga n'ibumba burundu, ni nako nubwo bagerageje kugira ngo itorero rihinduke leta byagiye bigorana. Kubera iki? Ku gihe cy'uyu Justinian abitwa aba Vandals n'abandi nari mbabwiye n'aba Helulai, abo bose ndetse n'aba Ostrogoths, Helulai, Ostrogoths, Vandals, ayo mami uko atatu yanze amategeko y'Abaroma, yanze amategeko ya Katolike, yanze amategeko y'ibyo babategekaga. Kubera iki? Itorero na leta byari byivanze. Kubera iki? Muri 306 Constantine abaye umwami. Reba nawe kuba empereur, umwami w'abami, byatumye uzaba umwami runaka, uzaba minister runaka, icyo wakora cyose kigusaba nawe kubura umukristo ufite imyizerere nk'iy'umwami wanyu. Byatumye rero n'abatara abakristo bahinduka abakristo kugira ngo bature mu bwami batuje. Byatumye
abasengaga izuba, ubwo dusubiye kuri nde? Kuri Nimurodi na nyina n'umwana wabo. Bwa buvangirwe bwa kera bwarakurutse buza bwinjira mu itorero. Constantine yarategetse aravuga ngo abantu nibo abakristo, bituma aba bantu b'abapagani bose ubupagani bwinjira mu itorero, bwinjiranamo n'ibigirwamana byabo. Abantu basengaga izuba nibo turi bwibandeho kubera iki? Nuko aribo bari benshi, baraje barinjira mu itorero, ariko binjirana ubuvangirwe bwabo cyangwa se imisengere yabo. Ibigirwamana barabizanamo imbere mu itorero, babisengeramo. Bivuze ngo bemeye kwitwa abakristo ku izina, ariko imyizerere n'imisengere yabo ntihahindutse na kimwe. Noneho bitegereje baravuga ngo se Constantine avuga ngo tubigize gute? Aba basenga izuba tuzabyiga mu bihe bizaza. Bizihizaga umunsi w'izuba ku itariki 25 z'ukwa 12. Ibi nibyo twita Christmas y'uyu munsi. Abasenga izuba bamaze kwinjira bahindutse abakristo kuko umwami wabo ari umukristo, kuko bari babitegetswe. Constantine aravuga n'umupapa wari uhari, tuzavuga kuri ibi muri church history. Baravuga ngo kuko tudashobora kubona uko twayobora aba bantu kandi twamaze kubinjizamo imbere, reka umunsi bizihizaho izuba kuri 25 z'ukwa 12 tuwuhindura umunsi wo kwizihizaho Kristo. Tuvuge ngo Kristo niho yavutse, tubakuriye myumvire mu mitwe yabo, bibagirwe ko ari umunsi w'izuba, ahubwo tuwita wa Kristo. Christmas yinjira gutyo. Arongera aravuga ngo noneho kandi aba bantu basengaga ku munsi w'izuba, Sunday, umunsi w'izuba, ariyo Sunday kino cyumweru dusengaho twebwe uyu munsi. Ubwo twasengaga ku Sabato, none bene data ni nkaho hari yavuze ngo nitwe bakeya, reka kwa ngo tubakure n'imyizerere y'izuba, bari benshi cyane. Reka umunsi basengaho izuba ari wo munsi duhinduraho gusengaho Kristo. Ubwo Isabato, uburoma cyangwa se ino nyamaswa ya kane buba buyihinduye icyumweru gutyo. None murebe isi abasenga ku cyumweru uko bangana, nibo benshi. Ariko akanya sindaha gucira urubanza abantu basenga ku cyumweru, ahubwo nje kuko nanjye nsenga ku cyumweru, ahubwo nje kukwerera nkubwiza ukuri ngo ntukumve abantu benshi nzi ko mugenda muvuga ngo musenga ku cyumweru kuko Yesu yazutse ku cyumweru. Yes, I know, ndabizi Yesu yazutse ku cyumweru, ariko reka mbabwire bene data, ntidusenga ku cyumweru kuko Yesu yazutse ku cyumweru. Ntabwo dusenga ku cyumweru kuko Yesu yazutse ku wa mbere w'Isabato, ni ku cyumweru. Dusenga ku cyumweru kuko uburoma bwategetse ko dusenga ku cyumweru, kuko ari wo munsi abasenga izuba basengagaho. Nitwizihiza Christmas kuko Yesu yavutse kuri Christmas, no, twizihiza Christmas kubera kuko wari umunsi wizihizwaho Imana y'izuba, ikigirwamana cy'izuba. Erega ubwo nibyo bise Nimurodi na Semiramis wiwe, ari we mugore w'akaba na mama wiwe n'umwana wabo, utabona izina umwita cyangwa utabona icyo umwita mu isano, Tamuzi. Aha rero niho introduction turi buyishire, kugira ngo nidutangira igice cya kabiri. Introduction n'undi reka tuyite igice cya mbere, ariko iki ni ikiganiro kizagira ibice 4 cyitwa ngo kuva i Babuloni uja muri Amerika. Aha niho uzasobanukirwa ibintu byinshi. Tuzareba none aka gahembe gatoya kabashije kurimbura andi mahembe nakahe. Ubwo bivuga ngo rero Roma yigabanijemo ariyo maguru abiri y'ibyuma cyangwa ari nayo ya mikaka, kandi Roma yongeye guhinduka nyuma yo kwigabanyamo kabiri ikaje iburasirazuba n'iburengerazuba, Byzantium ni Roma. Reka turebe yongeye gucikagurika mwindi bici gahinduka ubwami 10, ariyo Union Européenne, ariyo Europe y'uyu munsi, aka kanya uyu munsi. Ibyo bikaba byarahanuwe imyaka 600 mbere yuko Yesu aza. Uyu munsi kwa turi ubwo muri make harenga imyaka 2000 na za 500 za 600. Ibi ndashaka kubwira ngo niba ibintu byarahanuwe mbere y'imyaka 2200 bikaba bisohoye biri ku murongo nk'uko byashizweho. Babuloni yabayeho ubwami burabayobora isi, Imana ibi yarabyerekanye mbere. Ubumedi n'ubuperesi buvaho, Abagiriki baraza bavaho, Abaroma bajaho, byitwa ko bavuyeho, ariko barahari n'uyu munsi. Rero reka ngutangarize ngo agahembe gatoya ni Antikristo. Ariko se Antikristo ninde, akora iki? Ibi byose bihuriye he? Ese ko bavuga ngo agahembe gatoya kandi agahembe gasobanura, ihembe risobanura ubwami. Aka gahembe gato kabashije gukubita andi mahembe atatakavamo, kakavuga ibikomeye, gafite amaso. Murabizi ihembe nirivuga, ariko kuko ari ubwami buravuga. Ubwami rero bisobanura iki? Ubwami si imisozi, ubwami ni abantu. Ubwami bugira umwami, ntihashobora kubaho umwami hatari ubwami, nkuko hatabaho ubwami hatari umwami. None ubu bwami butoya bwanyeganyeje isi, bwakubisa abera bukabanesha, ni ubuhe? Nta bundi ni Roma.
ni katolike, ni papa, ariko se bisobanuye iki cyangwa tuzabivugaho iki? Tubigereranya n'iki uyu munsi? Aho niho nsoreje, aho niho ku mutwe wa introduction y'ibiganiro tuzagira ku kiganiro cyitwa ngo kuva i Babuloni kugera muri Amerika. Aka gahembe, iyi antikristo, ubu bupapa buhuriyehe n'ibyo turi kubona? Buhuriyehe no kuba yarahagurutse ndetse ngira ngo inshuro ya kabiri yasubiye ejo bundi agiye muri Middle East papa kubwira abisilamu ko bagomba kwitegura kuzasenga ku cyumweru? Barabyemeye, barabisinyiye. Ese mwebwe abadasenga ku cyumweru ibi bihe mubyiteguye gute? Katuvuge abadivantiste, tuvuge abatampera n'abandi batandukanye ku isi. Ese mwebwe abasenga ku cyumweru murazi ngo mwebwe ngo ni favor kuri mwe, bizaba ari amahirwe cyangwa umunezero ko musenga ku cyumweru? No. Kandi nongere ngutangarize ngo sindaha guca imanza z'amatorero ngo gwenda ngo mvuza abakatolike. No, nje niba uri umukatolike nje kukubwiza ukuri, kwanga utazongera no gupfukamira Mariya, ntihazagire n'igishushanyo na kimwe wongera kujaho. Ubupagani bwinjiye, bafashe igishushanyo cya Hermes naco bakita ngo Christ the good shepherd cyangwa se Kristo umushumba mwiza. Use nkubwire iki, ni ibintu byinshi babitiriye biri aha muri katolike, ni byinshi nakubwira, ariko suko nshatse kuvuga ngo mbitindeho. Oya, abasengaga Jupiter katolike bitangiye gutyo barabazanye nabo Jupiter bayikora mu igishushanyo cya Petero ku munsi mukuru mutagatifu wa Petero, kuri mutagatifu Petero ko uwo munsi birwa bapfukamiye witwa Petero, naho bari ku gishushanyo cyahoze ari imana ya Jupiter mbere yuko Yesu aza. Basengaga nacyo kinjijwe gutyo, kinjijwe nabande n'ubukatolike cyangwa se na Roma. Kubera iki? Kuko Roma ni leta, ikaba n'idini, ikaba n'itorero. Reka nkubwire mwene data, igihe cyose uzabona itorero na leta byivanze, uzamenye ko ibintu bitameze neza. Nubona muja mu manama y'itorero, leta ikafatamo umwanya wa mbere wo kubabwira icyo mukora, uzamenye ngo ibihe ni bibi kandi ni bibi. Uyu munsi niko itorero rihagaze, riyoborwa na leta. Ninde wari uzi ko insengero zizafungwa? Ibi byose bihuriyehe n'ako gahembe? Bihuriyehe na antikristo? Nibyo tuzavuga. Iyi corona mugiye tuzakingirwa, tugakingirwa urukingo rumwe, ebyiri, eshatu, enye, 12. Ibyo byose ko mwakingiwe mugiga n'iseru n'imbasa mukivuka, ko mutongeye kuzakomerwa mubikingiza. Mu mateka yo kwiga ku isi, urukingo rwemezwa kugira ngo rutangwe mu bantu ari uko rumaze imyaka 3 ruri kugeragezwa, rukabona kwemezwa na World Health Organization kugira ngo byemerwe rwitwa ko ari urukingo rutangwe ku bantu. Ariko ni gute urwa corona inyuma y'inzu haboneka urukingo, mu gikoni hakaboneka urundi, hariya kuri wese ngo nabo bavumbuye urundi, abari hepfo ku kabotike ngo bavumbuye urukingo, impande zose urukingo. Izo ni ibiki mwebwe? Ariko sibyo byose bihuriye n'aka gahembe, ariko antikristo, ariko Roma, ariko katolike, ariko itari kwa papa. Ibyo nibyo tuzareba, nibyo tuzagenda twiga, tuzagure mu buryo butandukanye, twibaze ngo turi kujahe, itorero rikwerekeza hehe, bizagenda gute. Ngira ngo inama ya nyuma yagombaga kwiga ku gusenga ku cyumweru amatorero yose abihatiwe ku isi, yagombaga kuba umwaka utaha mu mwaka ushize, mu mezi ya nyuma y'umwaka yagombaga kubera Washington DC. Ibihugu byinshi byari muri lockdown ku isi, ariko yaranabaye kuko yatumiwemo ab'ingenzi batazaba bangamira. So tuzavuga byinshi, turebe byinshi, turebe impamvu Papa Benoit yasezeye mbere yuko Francis ajaho, turebe impamvu uyu munsi abantu bashobora gusezeranya abantu bahuje ibitsina. Bihuriyehe n'aka gasimba cyangwa se iki gisimba umuntu yakita n'agasimba? Bihuye n'aka gahembe, ariwe papa, ariyo antikristo. Ese ibi byose nta bwoba dufite, nta n'isoni dufite, kuko tuvuga ukuri kwa Bibiliya uko kugomba kugenda. Ibyo rero nibyo tuzareba, tubiganire mu buryo burambuye. Niyo mpamvu navuze ngo ibi ntibireba abankurikira nk'abanyeshuri ba teoloji, ahubwo ibi bireba buri muntu wese witwa ko waba umupagani, waba umwisilamu, waba umukatolika, uwo uri we wese. Ukuntu ukuri kw'ijambo ry'Imana kwa Bibiliya. Niba dusenga Imana imwe, kuko ibitabo dukoresha dusenga iyo Mana bitandukanye, kubera ko abisilamu bakoresha Quran. Ndahakwa ngo ngutangarize ko nzakumenyesha ko n'Imana bita Allah muri Islamu atari Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, atari Imana ya Israel, atari Imana yaremye ijuru n'isi. Ibi byose nimbivuga sindi gutuka Islamu, nuko ari ukuri kwa Bibiliya. Ibyo byose rero tuzabireba. Imana ibaho umugisha mwebwe abankurikirana, kandi nzi neza ko ibi nibyo bihe ibingibi byagenewe kugira ngo tubyige, ibi nibyo bihe ibingibi byagenewe kugira ngo tubimenye. Daniel yaravuze ngo bazarenganywa, bazezwa,
aravuga ngo ariko ikintu gitangaje giteye ubwoba ni mu bice 12 guhera ku murongo w'10 aravuga ngo ntabwo abantu bazabimenya ko igihe cyageze, ariko aravuga ngo abanyabwenge bo bazabimenya. Ese uri mwabo banyabwenge? Niba uri mwabo banyabwenge, Imana iguha umugisha. Ubu ni ubutumwa bureba buri muntu wese wizera Kristo, kugira ngo utamwizera nawe amwizere. Nibyo tuzareba rero, turebe aho bihuriye nibi byose bihari n'aya mateka hari na buri kimwe cyose turi kureba naho bizarangirira. Tuzamenya ibyako gahembe, turebe naho bitwara ikiremwa muntu, turebe impamvu ibihugu byose biri guhatira abaturage babyo n'abaperezida bose bari guhatira abaturage babo gufata inkingo zitagira iherezo. Turebe impamvu abantu muzaja mwurira indege ariko mutanze amakarita yuko mwakingiwe corona. Turebe impamvu y'ibyo byose Antikristo abifitemwo uruhe ruhare, ari kuvyerekeza hehe. Ariko reka mbabwire uku niko kuri, ntongere gutekereza ibindi ngo uvuge ngo ibi bizarangira. Ntabwo uzongera kubona isi yatuje, isiza uko umwaka uyu nguyu muzabona ari mubi, uzakurikira uzaba mubi kurushaho, gutyo cyane cyane ku bugingo kubizera Kristo. Rero genda ubwira abantu ko iki ari cyo gihe cyo kumenya ko ibi ari ibihe bya nyuma. Twari ku rubuga rwitwa ibihe bya nyuma, nkuko nababwiye nje muri kumwe ni Daniel. Nagusaba ikintu kimwe gusa, kuko Yesu yavuze ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Imana ishimwe ko muri bamwe mwagiye mutatanira hirya no hino, ndabizi bamwe mu bankurikirana hirya no hino ku isi. Ubu butumwa ni mubugeze ku bandi. Ntabwo ari ibintu bigoye, si ibintu biremereye, nta nubwo ari ibintu bigoye kuba wakora subscribe aho hasi, warangiza ariko ugakora share, kugira ngo nawe witwe mu bavuze ubu butumwa ubugeze ku bandi. Waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose wumva watubaza, n'ibyo ushaka gusobanukirwa, wakwandika aho hasi muri comment, tuzagusubiza uko niko kuri, kugira ngo tukumenyeshe. Niba uri umusilamu uzabaza impamvu ngira ngo Korowani no ntabwo ari igitabo cy'Imana, na arasi Imana ya Israheli, si Imana yaremye ijuru n'isi. N'ibindi bibazo ku bakatolike n'undi wese ufite ikibazo, aha niho tuzagisubiriza. Ubundi umwami abaha umugisha. Reka twizere ko tuzakomeza kubabona, tukababona muduha ibitekerezo, tukababona mutwungura ibitekerezo, tukababona mubaza ibibazo kugira ngo dufashanye muri rugendo dufashanye. Ariko ikiruta byose ubwo ukanda aho hasi kukazogera, kugira ngo buri gice kihageze tukizanye, buri video dushizeho, buri nyigisho tuzanye uzaje ubibona bitakugoye, kugira ngo utazagira icyo ukikwa, kandi Imana izaguha umugisha kubwo kubigeza ku bandi. Dushimiye abantu bose badufashije kugira ngo izi nyigisho zibagereho. Mu by'ukuri abantu benshi bashizemwe umutima, abantu bashizemwo n'amafaranga yabo. Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha Clarisse muri Canada, Imana iguha umugisha Kunda Olive muri Amerika, mukobwa wanje Diane n'abandi batandukanye ku muhanga bw'ivyuma bajire mwagiye mudufasha. Imana ibaha umugisha, n'abandi benshi n'abandi badusengera kandi tuzi ko bagiye batubwira ngo ibi bintu ni mubishireho, mushireho urwo rubuga tuzarukurikana kandi dukomeze no gusenga. Abo tugenda duhurira ku magurupe atandukanye, Imana ibaha umugisha mwese, kandi twizeye ko muzadufasha ubutumwa ko bugera kuri bose. Umwami Yesu abaha umugisha, umwami abagirire neza. Reka tubategereze ko tuzongera guhura nk'abanyeshuri mu nyigisho zikurikira, ndetse n'abandi mwese mudukurikiye n'ubundi kuri video ikurikira, aho tuzaba dukomeza dusubiza ibibazo mwatubajije, ndetse tubagezaho n'ibindi bice bikurikira kuri iki cyigisho kivuga ngo kuva i Babuloni ukagera muri Amerika. Umwami Yesu abaha umugisha.